ni gute nakurura umukobwa nta mafaranga? Ahangaha kuvuga gukurura ni kwa kundi biri attract. Umukobwa kamana akakubona nyine akagushaka akagusarira man. Ni gute wamukurura? Ni gute namukurura kandi nta mafaranga ngira man? Ababere benshi hano hanze babaza ngo man ngo kiracyana ngo nago nakigondera man, ngo uramu baby ngo nago namwigondera nafungo. Ngakenera ifungo urana ngo iki niki. Ese birashoboka ko wamukurura nta mafaranga? Ubundi kugira ngo umukobwa kwiyumvemo bisaba kuba ufite ifungo, ufite ibiceri man. Ntago ari byo habe na gato, ntago ari byo pe. Sibyo na gato. It's very wrong guys. Niba ariko bitekereza uribeshya man, uribeshya. Yego nabyo kuba ufite ibiceri nabyo ntari bi simbihakana, ariko ntago ari byo gusa man. Ntago ari byo gusa ko bibaye ari byo abakiri 9 ku 10 ku isi hose man. Ntago za divorce zaba ziri kuvuza ubuhuha man. Divorce ziravuza ubuhuha kandi abakiri bafite amafaranga yabo man. Ikaze kuri channel yanjye ya VJ Kaboss agasobanuye ngo haye ikaze niba uri mushyashya, niba wagize amahirwe gukanda kuri ino video ukayifungura man, ngo haye ikaze ruwa gaciro cyane. Nabandi bakamaze gukanda subscribe ndababwira ngo Imana ikomeze bandinde man. Ntago nzigera mbatenguha kabisa, ntago nzigera mbatenguha guba kubaha ibintu bishyashya kamwe ku kandi. Ngibi ibintu bitanu man wagenderaho bikurura abakobwa. Ngibi ibintu bitanu bikurura abakobwa man, kabone nubwo naba nta mafaranga ufite pe. Reka ufite ibi bintu bitanu man, ufite ibintu bitanu nta mukobwa utagusarira bro. Icyambere confidence. Kwigirira icyizere man, confidence, kwigirira icyizere bro. Anga ntabwo mvuze kwigirira icyizere ngo wumve kwiyemera man. Kwiyemera no kwigirira icyizere biratandukanye bro. Kwigirira icyizere ni kwa kundi wimenya, ukamenya icyo ushoboye man, ukamenya ngo urinde, ukamenya uburiki. Bya bindi byo kuvuga ngo man ngo ntabwo nagenda ngo muvugishe nabikiri. No, igirire confidence, ugende umuvugisha urasanga ari ibisanzwe bro. Urasanga ari ibisanzwe man. Hari abapire nzi benshi badafite ikintu man, badafite ikintu. Nta kazi katanje, nta mashuri man ahambaye, nta buranga man. Urumva nta mafaranga, nta buranga budasanzwe, ariko confidence bifitiye man. Ahubwo usanga abakobwa barimo barana abapire man, abapire abakobwa bari umva, abakobwa arabihisha ngo ngwino urebe man, ngo ngwino urore. Urumva arabitsimba ahubwo kaba kabaye confidence. Niyo wifitiye icyizere man, niyo wifitiye icyizere n'abandi bakugirira icyizere, ibyo ni ibintu by'ihame. Nta ntinya aba bapire wabasangana. Reka intinyi z'iki man. Nta ntinyi bro, nta ntinyi. Ntabwo bavuga ngo bikeringe inote ngo sinjyayo. No, confidence nicyo kintu cya mbere man. Nta mukobwa, reka mubwize ukuri, nta mukobwa n'uyu n'umwe ukunda umusore utaza aho ava naho agana man. Ntabwo uza aho uva, ntabwo uza man. Wa muntu ubona ukabona nazi ibyarimo man, nta mukobwa wamukunda bro, wapi. Icya kabiri mu bintu bitanu man waba ufite kugira ngo abakobwa bagusarire bagukurikire kandi nta mafaranga ufite man. Icya kabiri ni kindness, umutima mwiza bro. Ahangaha nyimara kuvuga umutima mwiza, ubundi mu kinyarwanda cy'ababire babyita kwipfusha bubandi man. Kwipfusha bubandi, kabone nubwo yaba nta n'ibyo wigirira ariko ukagomba kubyishakamo man. Kwipfusha bubandi man. Nta mukobwa udakunda umuhungu man ufite umutima mwiza. Urumva uraho nta modoka, wambara bisanzwe, ariko urugero rufatika nk'umugore utwite muri bisi man. Muri bisi araje uramuhagurukiye man, atanarirwa nabikubwira. Ukimara kubibona nyine ukubona nyine umutima mwiza bikikora man. Ukabona nk'umukecuru ufite agatwaro runaka ukamutwaza ukamugeza imbere man.
reka nkubwize ukuri, umukobwa ukagira gutya wenda nko uri nko mu ndege, uri nko muri bisi ari gusinzira, ukamureka akagusinzirira ku rutugu mani, utwo ni utuntu wow. Ninde mukobwa utakunda uyu musore bro? Ninde mukobwa utakunda uyu musore ufite umutima mwiza? Arafasha man, arafasha kandi birikora. Nta body ya danje man, ntabwo bigomba ngo wateruye icyuma ngo ngiyo gym sinzi ngaho ibyuma niwe gym za buri kanya. Musige spark man, nta body ya danje, nubwo nta body ya danje nta na sigi spark man. Ibyo ngibyo umutima mwiza uruta ibyo byose man. gira gutya umuhanagura ibyuya man, uri nko muri bisi cyangwa se muri nko mu nzira murigendeye man, uramubonye afite ibyuya byinshi man. Mwabasore mwe man, genge zanjye, ababiri mwe mwige kugendana utuntu twamuswari man, urumva tumeze neza nawe ubwawe wihanaguza ibyuya bro, ukumva ugakura mu mufuka umuhanagura ibyuya. Excuse me, mwanyihanganira ukamuhereza, ariko nubwo utamukora wenda igihe ushaka kumukora akabona nagasuzugura, ariko gira gutyo ukamuhereza kukamuswari yihanagura, uvuga ati mwakihanagura ibyuya. Bro ndakubwiza ukuri, ntabwo yakwanga kuwutera umuswari, ntabwo bibaho. Asigara mani akwibaza gutekerezaho byadanje, urumva muhanagura amarira mani bitewe na kondisiyo arimo, urumva bitewe na kondisiyo arimo mani. Mwereke kumwitayeho nubwo utamuzi, urumva inshuti iva ku nzira bro. Gira gutya niba imvura iri kugwa mani, hari ababire bagendana n'imitaka bafite no mu tubage twabo man. Gira gutya nyine umutwikire man, murebana ari umutwikire, unamuherekeze agere nko ku modoka, kuri bisi cyangwa se agere ahantu yogama man. Urumva utuntu duto nk'utwo n'ababire ngagenda babwiza ukuri, utuntu duto cyane man, nta mafaranga dusaba, ntabwo bisaba man ibintu ngo ibiceri, reka it's only kindness, umutima mwiza man. Utu tuntu dutoya man dushobora gutinda mu mutima we kuruta uko wamugurira iPhone 13, urumva man. Ukagira ukamugurira igitelefone cya danjari ukaza ukakimuhereza, ariko nta mutima mwiza, nta care man. Uri careless bro, uri careless man. Nawe ubwawe rega biragufasha, biguha ibyishimo, kumva nyine uratekanye man. Ese ninde utakwifuza kuba iruhande rw'umusore man uhora wishimye? Ninde mukobwa utakwifuza guhora ari iruhande rw'umusore wishimye man? Nawe gira umutima mwiza bro, hagarika gukambya agahanga, ngo bakubone ngo nk'umuntu wadanje, ngo uramubebe ngomba kumwemeza ngo mwereke ko n'ubundi wadanje, ngo narakaye ngo wibyimbije, reka da. Gira umutima mwiza kandi witurize man. Icya gatatu man, sense of humor. Usetsa, uri umuntu usetsa man. Umuntu usetsa man, utu blage, inseko man, tuma umuntu ahorana inseko ku maso man, utuma abantu bahorana inseko ku maso yabo man. Wa muntu ugusetsa se ni gute wamwanga? Uzuko iteka ryose wumva ukumbuye twatuntu tugusetsa kubwira man. N'umuhungu uri umuhungu man, uwo umuntu aramukuma. Hasi k'umukobwa iga gutera amablage man. Ninde udakunda guseka man? Urakambya agahanga se shawe, ibyo byo gukambya agahanga oya. Wesetsa man, byishakemo nubwo waba uri serious gute, byishakemo bro. Niba ushaka kuvuga ngo abakobwa ni iki, ibintu byenye abakobwa gukundana nabo, kandi abakobwa ushaka, wa mukobwa ushaka pana wuhubutse aza kwitura hejuru man, oya.
umuntu usetsa bro, umuntu usetsa man. Ushobora kugira gutya bakwirukanye nko ku kazi man, bakwirukanye nko ku kazi ukubitanye n'uno mupira usetsa man, urabimubwiye man, ukajya kubona nyine ni ibintu bihambaye kuba yakinira kuri ibyo bintu biri very serious kuri wowe, ariko ukajya kumva biteyemo akablage man. Bajya bavuga ngo hari abantu bajya bitwa ngo wasetsa ngo nuve witanyina man. Ewe muntu aragusetsa n'ibibazo byose wari urimo akabindura blague, ugaseka kandi wari ubabaye bro. Uwo muntu man nta mukobwa utamukunda. Naho kandi birikora ntago ari ibintu ajya gushakisha bro, ntago ari ibintu ajya gushakisha man. Iga gusetsa, wige gutebya, gutera inzenya man, ube sociable man. Ukuntu uvugana na bagenzi bawe rega n'abakobwa baba bakureba. N'abakobwa baba bakureba man, baba bakureba bakavuga ati unaganiriza bagenzi be, nanjye akifuza kuza kumva ibiganiro byawe. Arabona ari wowe uri kubabwira muri kuganira kandi mugaseka man. Uri kuvuga ukabona bagenzi bawe barimo baraseka, barakubona kandi baba babireba man. Wewe mwibwira ngo ntago bakureba, baba bakureba bro. Bitwe itonde wige neza aka kantu, wige gusetsa urenga abakobwa baragusarira man. Utangire ubihishe, ahubwo utangire ubihishe ugati no kambaye abakobwa ndabakwiza ushobora kutazi man, utazi gusetsa ushobora man. Agara abantu benshi bafite iyo mpano numva, ariko man gutyo ushaka ahantu ukura utuntu dusekeje man. Shaka utuntu wawe ukura utuntu dusekeje twohereza umukobwa urimo gutereta man muri urebe ngo harashya none, urebe ngo harashya. Urumva musetse, shaka ukuntu musetsa man, utuntu tumusetsa azajya dukumbura, azagaruka aje kutwumva. Neza nazagaruka aje kutwumva bizagenda gute? Okay, icyakane intelligence. Umuhanga man, umuhanga, nta umuhungu w'umuhanga man isande mukobwa uta. Okay, reka ngo urugero ufatika no ku ishuri. Mu mwishuri usanga wa mubire ubuza ubwenge, wa mupira usanga ibintu by'umuziki ariyo, urajya mu bintu by'umuziki ariyo, abahanzi arabazi, muri politiki ariyo, muri siporo ariyo, amakipe arayazi, abakinnyi arabazi man. Wajya no muri movies, filime man, agasobanuye ukajya wumva arakubwira filime buki, buri kantu kose, buri nguni yose ayifiteho amakuru man. Umuntu nk'uyu nguyu nta mukobwa utamukunda man, umunyabwenge. Ugasanga avuga ururimi rurenze rumwe kandi neza man. Urumva nanjye baransariraga na n'uyu munsi kandi giye baracyansarira, ntago ndi kubabeshya ngo nirye oya. Jewe abanzi baranze aho ndigiye, ntabwo bishoboka yuko abantu turi kumwe batari guseka man. Wapi sibyo, uremera ukabyiga, urabyitoza bigakunda. Kandi ngiyewe ndi umuntu uvuga make byatanje, ndi umuntu uvuga make, ariko bro icyo nakubwira cyo man, iyo uri mu bantu muri society ugomba kuba sociable man. Urumva abantu n'abahungu bagenzi bawe man, ababire bagenzi bawe bakaba bifuza kuba bakongera kumva kuko ikiganiro byawe bakabishaka. Yiga gutebya man, wige ube ufite ubwenge man, kuba uri umuhanga sibyo. Ugasanga uyu mupira ikoranabuhanga yagiye kuri, uwo ni kaboss, uwo ni ngewe man. Ikoranabuhanga kuri computer umusangayo ibintu bijyanye na computer, ibintu bijyanye na telefone, niwe baza kubaza. Bazi ko ibyo bintu bizi man. Bazi ko ibyo bintu bizi man. Ngiye nagiye kure ku kintu cyitwa machine computer, ngiye ndayikanda ukagira ngo ninjye wayireka. Telefone yo n'utuntu twanjye. Ama application agiye atandukanye yanakugirira akamaro. Urumva ikintu nakubwira cyangwa ku muntu ufite ubwenge w'umunyabwenge man,
nta muntu utagira ubwenge, ariko uwo muryango ndi kuvuga intelligence, umuhanga, kuri umuhanga. Nta munyabwenge ubura akazi bro, nta munyabwenge ubura akazi bro, urumva? Nta munyabwenge ubura akazi. Simvuga ba bandi bishwe n'itabi bro, abantu bishwe n'itabi, inzoga, ngo we yabaswe n'abakobwa yirirwa mu ijipo, yirirwa yiruka inyuma y'ijipo man. Wapi umunyabwenge we wapi? Simvuze ko akazi atakabura, ariko ntago ashobora kukabura umwaka umwe 2 3 man. nta n'ibiraka ntabwo bishoboka. Wapi man, wapi bro, never. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, mpita nanasoza, icyo bita physical appearance. Ukuntu ugaragara inyuma man, ukuntu ugaragara inyuma nta mukobwa utagusarira. Reka okay, yego ndabizi nta bwenge bwinshi burimo gukunda umuntu ushingiye uko umubonye inyuma, ariko ntabwo twakirengagiza yuko uko ugaragara inyuma ari byo bituma umuntu aguha attention, umuntu akubaha man. Ndakubwiza ukuri, umubosi ukimara kubona imyambarire y'umubosi umwubaha ataranakuvugisha, cyangwa se ukamutinya ataranakuvugisha man. Ahangaha ukibara kubona uko umuntu yambaye, uko umuntu agaragara inyuma, ushaka kumenya n'uwo ari w'imbere man, sibyo? Sa neza bro, gerageza use neza uko byaba bimeze kose man. Abakobwa bazizana bagusarire bro, bazizana bagusarire. Physical appearance. Oza amenyo yawe man, oza amenyo iborose, ugasanga umubire man araseka, amenyo yabaye umuhondo, wagira ngo wagira ni pate jaune man. Ururimi rwawe rusa umweru, ugasanga afite ururimi rusa umweru ye man. Humura neza bro, humura neza man. Hari umuntu ukunyuraho kubera ukuntu ahumura gusa man. Ukumva ushatse kumuhobera, yakwicara iruhande, none ukumva utangiye kumwiyumvamo, utangiye kumusarira man. Bro, ugashaka kumuvugisha bitewe n'ukuntu ahumura man. Humura neza wandi, uraho nta gaparufu ugira, ntaki parufe ntabwo zihenze man. Kadehodora ka make k'igihuitere man. Jye mu muhanda wose uhumure neza man. Uraho uri singo, wambaye ibyo ubonye man. Bro, uraho uri singo, urambara ibintu byose ubonye man, ngo bazankundira uko ndi, ngo sinzi nta pasi, sinzi ntago ipasi. Reka ntago uzi amabara akubera ajyanye n'uruhu rwawe man. Reka data. Bro, uraho upima 200 man, ngo tazankundira uko ndi, ngo zabyihorere man. Wose urikunda man, wowe urikunda n'ibyo biro byawe, umubyibuho wawe ungana gutyo, wowe urikunda man. Mbwira man, wowe urikunda, mbwiza ukuri. Uko ugaragara urabikunda man. Vugisha ukuri, uvuga uti jewe uko ngaragara ndabikunda man. Niba nta kibazo cy'uburwayi ufite man, ukabungana nta kibazo cy'uburwayi, wenda hari ikibazo y'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, umubyibuho ukabije, bikaba byaba kugira ngo agabanuke, bakoresha icyo bita plastic surgery. Wenda uwo ngo byakumva, ariko uraho uri muzima man. Bro, gabanya ibyo biro, jya gym man, jya gym ukore, ugabanura ibyo biro man. Sinangwa ngo kujya gym no mu rugo wakora physique man, zigagufasha. Icyanyuma cyari physical appearance. Reka nkubwire ngo ibi byose mvuze ushobora kuba ubifite, ariko ntibagukunde man. Ibi byose mvuze hejuru ushobora kuba ubifite, ubyujuje akamwe ko kandi, ariko ntibagukunde. Ibuka yuko abantu badakunda bimwe
bro, ntago abantu bakunda ibintu bimwe, ariko icyo nakubwira cyo abantu benshi ibi bintu muri rusange babihuriyeho aba baby benshi babihuriyeho pe. Ibi bintu singiye kukubeshya, n'umukobwa ufite ibi bintu nkubwiye haruguru man, n'umukobwa ufite ibintu nkubwiye haruguru, nawe wamukunda bro, nawe wamukunda man, singiye kukubeshya. Abakobwa rero reka twumvikane, abakobwa mumbwire muri comment, mumbwire man, umusore umeze uku nguku ninde utamukunda kabone nubwo yaba nta mafaranga afite? Ninde utamukunda wujuje ibintu biraha hejuru? Abakobwa mwandike muri comment. So ngiye mwumvaga kuri Mike Eric Boss nari mutinya we the baddest asrama ishati nari y'umujyi, umwana wavutse gatukarangiye aka Nzabo wa Danje aka Nyabarongo. Mubwira ngo kanda subscribe kuri channel yanjye ya VJ Boss, aho wajya mwisacira hariho hose, mwisacingiro yaba YouTube yaba Vidmate cyangwa se kuri Google, wandikamo VJ ugasiga akanya Boss mu kinyarwanda agasobanuye, uhita channel yanjye uko imeze itandukanye n'izindi kabisa. So ngo wayikaze, nabahaye ikaze kuva na kare, abashyashya nababwiye ngo mwinjire mu muryango w'aba top hustlers, abantu bisobanukiwe man. Ngibi ibintu bitanu nabikubwiye, mukuri iyo myumvire yanyu man mu mutwe ngo nta mafaranga mfite ngo ntabwo ngo navugisha umukobwa man. Ibi bintu bitanu nabikubwiye, byibura geragezamo nka bitatu urebe ngo harashya. Nta muntu ugira ibintu byose 100% bro, nta muntu ujye byuzuza, ariko byibura geragezamo bikeya, wigirire icyizere. Ibintu nk'ibyo nabikubwiye hejuru. Reka tubonane rero muri video ikurikira. Niba hari ikindi kintu ikiganiro twazavugaho wakandika muri comment, nkazaza nagikoze nta kibazo. Ibitekerezo byanyu ndabishimya cyane. Ciao ciao, ndabakunda cyane cyane.